ubungu namutse muri nakabazo gato umuntu akamutaza bakirebera nago wamenya hari polisi ziturutse wala ela kubaru nago wamenya wote urarinzwe ubure nkuko uri kuvuga iki nkuko bivuga rero ufite abantu muri leta bitwaye iki ahubwo mbagire benshi muze ratabunyiyunge wo sheri mbagire benshi unabatemo ntabatamo urashinganye uzi kushinganye abantu ni bakakwishinga ntabwo nyishinze ute urabona kwishinga ubuzima bwawe urenda kwishwa n'inzara urenda gupfa nabi uri kuza umfatiraho uri kumbaza iki wa mwana Aisha uri kumbaza iki wagenze gakeye dusubirayo wambabariye kuko ukangendera kure kandi ngo afite imyaka 3 isubitse ngumva ngaho hostinga nkunze kubizi ko mostinga wamfura we nkunze kubizi ko mostinga sha ubizi umwana wanjwe yarahaje se ndabikunze kubizi ko mostinga pe ndahostinga nyine nkarya yanjye mba ndi gukorera yanjye wa mwana w'umukobwa we ncyura desa zanjye nkajya kuryama oya buriya buri joro zicyura nkajya kuryama na hostinze byo yere kunshyira kuri office ifoto yanjye desa zazinjiye amafaranga ngiye abayinjiye uriya mwana w'umusore ngo ni Titi Press twapangaga akazi akanyishyura yanjye uriya mwana nta n'ikintu namushinja yishyura neza pe nge yaranyubahaga akaba amafaranga nshaka nyeneye akanangaburira kanameza n'icyo kunywa kuko sinaza kuri tere ntari burye ntari bunye kongera kwirira muramenye baye mbibabwiye kandi nakoreye yanjye naza tugakora akazi akakugabura kana kaguha yuzuye tugakora akazi tukavuga ibyo tuvuga nkatukana nkagera gute ibitutse kugira ngo abikata ahubwo akabisohora kabirekura byarangiye urumva yacano ayizanyeho bayisiyaka ba Aisha banukira kuri cano ye nabwo se bro kandi mwapangaga projet gukorana nase bro igicano umuntu uzongera akayimbonaho nza kuyikoreraho bayinukira so azagira ngo ndi kujegajega nk'aba ngaba bameze nk'abasazi yego aravuga ngo urabona ngo nyine ngo I'm sorry ngo nanjye biba byancitse ngo ibiki bigucika bro abantu bari kunukira kuri cano yawe uri gushaka kuyubaka uri gushaka ko ngufasha kubaka cano yawe uri gushaka ko dushiraho projet zirenze ziremereye bro ariko wowe kugira ngo utekereze uri kuzana ba Isiyaka ba Aisha bayaka bakaza bagakora mu bitsina by'abantu bagakora mu mabere y'abantu bakaza bagatukana kuri Jacky bakamwandagaza bakamugira inuza bakamugira itorosho ese ni gute ubundi bari kubona amahoro disi we mba nafite uno mubiri mureba Jacky ubu ako se ubundi wanahaguruka agaruka batemo maye urandeba uri murandeba neza imitungo yawe barayibona urandeba neza cyangwa nongere ngire gutya uri kundeba asset yawe barayibona uri murandeba cyangwa bimeze biti ndashaka kugira ngo wongere undebe bantu bajye muri komite tubwe niba bakubonye ndashaka kongera kugira ngo wongere undebe banzu ndebe maye banzu ndebe broski banzu urebe umukobwa banzu urebe itoto ndiho reba cha Jacky ngewe naje kuri no mihanda kugira ngo ncagasuzugura we madafaka nacyuri cyo bro njye kugacano kiwe amezi note ya 5 agenda nkavuga mangambure nana kwicara nabi yo kwicwa n'umuruho akabishyiramo mana ngiye base mujye mumbara base ngiye myambara gusa ari mugashyiramo rwose hagati y'amaguru yanjye mujye babireka pe ngo Jacky ngo yambara ubusa naho buhure no mu mutima w'umuntu ubusa naho buhure n'ibikorwa by'umuntu kuba nambara ubusa ndi kurata ikibero cyanjye kuko ngifite ndi kugiharanira ndi kukirwanirira kubera yuko ari nge wimenya ndi kubahereza gasopo bro ubusa bwanjye burangaburira burantunze na muntu nimwe nigeze nza kugira ngo nicare ngewe ngo mwigishe ngo mubwire atambara gutya buri muntu yambara umwenda yashimye yakunze umunyuze bitewe n'uburyo ki yumva bimurimo sibyo nago ngewe Jacky ngewe neza kuza yego naza imbere ya kamera nahinduye poster runaka naza nambaye igikanzu nabaye igikobwa cy'ikimama cyiza cy'iboss lady nakure wagize gukora ikiganiro vuta nge ibintu byo kwambara ubusana bisezeye bro wawitonze wait cyora kuza nambaye bitandukanye kuko ari yo mood ndimo ukubishaka wait ho gatoya nago ndi igikoresho bro baye niyamyishanutse Jacky niyamyishanutse muri aka kanya barabure niyamyishanutse ubu naje narakaye naje nasheze ikiba kibe nzanywa umuti n'ubundi abapfuye si bakeya urumva nanjye ejo nzapfa man nacyo ndamira bro kuryaza unerise sema kuryaza unkanga uri giti cyo kuza kunkanga wowe wambesiriwe man uraho ngaho wambaye umupira wa 2 Jacky nambaye ikanzu igura 100 broski nambaye urukweto rw'ibihumbi 50 mu gihe wowe yakorera mu cyumweru wamurezi ndakwiyamye
ndakwiyama imvane muri ako kanwa kawe je kwiyama ishyanutse aho bigeze none bingeze ahahe uraruka. Yes, nizere ko meze fresh sana, nizere ko meze neza cyane. Nitwa Apotre Patrick the Entertainer, as we proceed to give you what you need. Tugaruka muri story itandukanye. Jacky meze fresh na amahoro. Tugomba gutangira n'imiriro kuko mbabizi kuzanya imiriro. Urumva ngomba gutangira na swaga ziri hejuru. Nari bizaho ndashima. Ko konje se ngandimba ya platine. Shange nago njya nkonja kuko utangira ari nawe. Nzakonja ndi muri moruge. Munsi napfuye. Oya wipfa. Nibwo nzakonja wangu. Wipfa pe? Ngiye murashyushye murandi hejuru. Urana ubushyuhe. Murana ubushyuhe ubwo namereye nabi none dore ni samari ndakurahiye ndapfa ahubwo. Ako wambaye neza. Asante sana bro. Ambaye agakanzu niko babyita cyane ijipo. Simeme kubitandukana. Nagakanzu. Okay. Ijipo yambara no. Gwe kunoma nari kagufi yajya mangize ni ijipo. Ona senta. Raramutse. Urumura nka wayinise cyangwa byanze. Ndimo n'undi kunywa byeye kandi anywa kawaii. Byanze. Diaspora banje bari kundemera sheri mugera atamunamo. Cyo kintu ubundi mbakundira. Babakene ubundi abanyeshyara ubundi bajye basura ubundi umusozi wabo nuke. Babakene wamaganye niba barimo kukwandikira cyangwa. Barakijya bakamamagara. Narabiyamye. Derukana mu kiganiro uvuga uti umuntu witwaye akamwana ararengana nimwe mu mushuka. Derukana mu kiganiro uvuga uti umugabo rwose ushinyagura akaba yafungwa. Ibyo byose byarumviswe. No gutera umwaku cyangwa niyerekwa wagize. Ngewe rero kamabwiza ukuri. Ngewe ubundi ngewe abantu nibashaka babyumve cyangwa nibabyumve cyangwa abanyarwanda. Sibyo? Abanyarwanda nitwe tugira defo yo kutumva. Ntabwo ubundi abazungu iki kintu baturusha abazungu baturusha ikintu cyo guhita bumva. Sibyo? Ariko ubu noneho ibirimo biranshimisha cyane kubona igihe turi kujyamo n'igihe turi kuganamo none abantu bari kurushaho kubona yuko bari kurushaho gukurikira iterambere turi kujyamo cyangwa isi turi kujyamo atari yashize ahubwo bakamenya igihe turimo. Amusore ndimo ndijuta uko mba nariye attention banariye bro nge mba nariye amabaga nariye amaburusheti nariye amapizza utuntu twose meze neza kandi inywera kabyeri kanjye apana bya bintu byo kwimanurishwa ngo ngamanuza ngo za Hennessy suyigura ngaye yabonye se wayatoraguye babwire hagatanga ngenda ndashimira leta yego ibitekerezo by'abantu kana y'ubwayo n'umubyeyi leta n'umubyeyi n'abantu bumva ibintu bakashyira mu gaciro nago leta yarenganya umuntu bro ngenda bizi neza ko leta itarenganya umuntu leta ntigirenganya umuntu yego sibyo nta nubwo ijya yemera ruswa agirya ruswa leta y'u Rwanda rwacu ntirya ruswa cyane ibaye irya ruswa sha ndakurahiye Wabyakire gute kubona yakamwana yarafunguwe? Nabyakire neza kuko yakamwana abamushuka n'abanyamakuru. Yego. Abamushuka nabo baba bari kumwe. Yibwira yuko bamukunda kandi nta rukundo ruhari. Baramwanga. Bari kumuprofita. Bari kumugira nk'igikoresho kugira ngo bibonera amaramuko. Abanyamakuru baraharara bro. Mbaye mbikubwiye. Njyewe Jacky nje nicara ahangaha n'amaguru yanjye abiri. Urumva ndikurabura umunyamakuru wese. Barabure. Muraharara mufite ikintu mudushakaho kugira ngo mucuruze sibyo ariko ngewe ntago nzigira mbi igikoresho cyanyu mba nyine ipinda ryanyu ngabahereza ibyo mucuruza mukacuruza you know ikindi cya kabiri nago Jacky ngewe nuzigera ungereranya na Yaka cyangwa ngo ungereranya na zino mbobo zose zigera ziza ukabona bameze nk'iminuza nk'intumva nkaho bagiye bakabatema mu mutwe man Bayisha bose ni buvuga urumva uretse ntabwo ndamuzaho uretse icyo bise urutonde ahangaha umwandiko turacacana gaze bazana icyo bise umwandiko turacacana gaze urumva ubu ndi gukongeza ndi kubaga nta kinya urumva ndi kuza ubu naje nk'inkuba gake bitonde ata gake urumva yego nge kintu nkundira ikintu ucimira ubuyobozi
nuko nyine ari ababyeyi man impamvu koko mvuga ko ari ababyeyi ntibashobora kurenganya umuntu ntibashobora kwinjira mu buzima bw'umuntu ngo babwinjiremo bagereho binjira no mu nda y'isi urumva bo bareba ibintu koko byakwangiza cyangwa byagira ikintu bihungabanya ikiremwa bagakura mu nzira umwanda bro ariko nago niyumvisha buryo ki abantu uri kuno abantu bamwe na bamwe arinjije buryo ki ajya kwifata ukayakora ukabona te comment ngo Jacky ngo yambara ubusa naho buhure no mu mutima w'umuntu ubusa naho buhure n'ibikorwa by'umuntu kuba nambara ubusa ndikurata ikibero cyanjye kuko ngifite ndi kugiharanira ndi kukirwanirira kubera yuko ari nge wimenya ndi kubahereza gasopo bro ubusa bwanjye burangaburira burantunze nta muntu n'umwe nigeze nza kugira ngo nicare ngewe ngo mwigishe ngo mubwire atambara gutya buri muntu yambara umwenda yashimye yakunze umunyuze bitewe n'uburyo ki yumva bimurimo sibyo nago ngewe Jacky ngewe neza kuza yego naza imbere ya kamera nahinduye poster runaka naza nambaye igikanzu nabaye igikobwa cy'ikimama cyiza cy'iki lady nakuri wagize gukora ikiganiro vuta nge ibintu byo kwambara ubusana bisezeye bro wawitonze wait cyora kuza nambaye bitandukanye kuko ari yo mood ndimo uko ubishaka wait ho gatoya nago ndi igikoresho bro baye niyamye ishanutse Jacky niyamye ishanutse muri aka kanya barabure niyamye ishanutse ubu naje narakaye naje nasheze ikiba kibe nzanywa umuti n'ubundi abapfuye si bakeya urumva nanjye ejo nzapfa man nacyo ndamira bro kuryaza unerise sema kuryaza unkanga uri giti cyo kuza kunkanga wowe wambesiriwe man uraho ngaho wambaye umupira wa 2 Jacky nambaye ikanzu igura 100 broski nambaye urukweto rugura 50 mu gihe wowe yakorera mu cyumweru wamurezi ndakwiyamye mvane muri ako kanwa kawe je kwiyama ishanutse aho bigeze none bingeze hahe uraruka asoni bro ubusa n'ubwanjye Jacky ndogenda bivuza ati ubusa n'ubwanjye burangaburira it my business iyi niyo zahabu mfite muri inosi niyo asset yawe uyu ni wa mubiri wanje niyo zahabu bro niyo zahabu ndata iyi niyo nzu yanjye uranyumva neza niyo paritema yawe ubu n'ubutunzi bwanjye ubu nibwo butunzi ndata nago ndata imodoka bro wapi never baravuga ati umubiri woze ibyo byose nago bikurikira umubiri wawe urabona nyine hanyuma se bwa butunzi uri kurata iki wewe motherfucker utanagira n'ikintu marirwe n'umuntu warakajwe niki uretse gato urakimenya totari muri production nibaza tutaragira mu minota 10 dutafirisha ntabwo ushaka gukora cya kigano kimara isaha iminota 30 yonyine gita gisohoka cyane gahunda no kugira gute kwiyamishanutse niyamye imbwakazi sasa abagore igitsina gore abakobwa ndiyamye ndiyamye icyari mwese urumva kandi kiri gashimira umukobwa uzi kwirwanaho cyangwa umugore uzi kwirwanaho agashikama kigabo agashikama ku maguru yiwabiri akavuga ati ndakora buri kimwe nemere banseke nemere bankwene ariko nkore buri kimwe kugira ngo nazasabiriza ntazijya ntega rubanda amaboko proski uranyumva iki ni nkagaye umuntu ncira urubanza nacyura icyo bro kuryo ujya kuri kamera ukancira urubanza kuryo ujya hari ukandeba ukanse kuri igiki uri igiki ko ngurusha kubaho neza ko ngurusha ubuzima kuko nge nariyakiriye nabanje kwakira roho ifite ubungu biri gukora nago ndapfa ndacyari muzima ndacyahumeka uranyumva neza broski uyu mubiri uri kubona uyu nguyu ndatangagera ngashyira hariya urancururiza ngewe ubwanjye mbona afite uno mubiri mureba Jacky akose ubundi wanahaguruka batemo amaye urandeba urimo urandeba neza imitungo yawe barayibona urandeba neza cyangwa nongera ngira gutya uri kundeba asset yawe barayibona urimo urandeba cyangwa bimeze biti ndashaka kugira ngo wongere undebe bantu bajye muri comment tubwe niba bakubonye ndashaka kongera kugira ngo wongere undebe banzu ndebe broski banzu urebe umukobwa banzu urebe itoto ndiho reba sha Jacky ngewe naje kuri no mihanda kugira ngo ncagasuzuguro we madafaka nacyura icyo bro naje muri muno mihanda nawe manganye nawe bro manganye n'ubuzima bwanjye ndabura guhangana n'ubuzima bwanjye nkajya gutera itiku ngewe
niyamye ishanutse yego niyo twitire muyishira muvuga ati Jacky yiyamye ishanutse noneho yaje nk'inkuba narakaye bro Jacky mu burakari bwinshi yiyamye ishanutse narakaye niyamye ishanutse ata cunganwa n'ubuzima bwawe ucunganwe n'ibyo bitakoroheye dore ko neza nese mwasaze umuntu ufite ubuzima buzima nagajya ashanuka ashyanuka wabuzi amaramuko ashyanuka indushyi Imbob imbwakazi ako warakaye cyane agabanya uburakari bro reka nkubwize ukuri bro uyu munsi munyitege nta bya bitutsi byanjye byo kuvuga ngo kagira gutya kagira gutya no kuri gusa no kuri ubu nonje gutanga ukuri bro hanya mwamenyere mu isura kuza ngo nkakabarisha sibyo mwamenyere none uyu munsi nakombarisha ubu abagategereje barakabuza none ubu ngubu sasa nje narakaye kubahereza ukuri hano uzajya unambona ukikanga ugatitira broski Jacky ndashinganye Jacky ndumwana urumva w'umukobwa w'umunyarwandakazi urumva umwana w'igihugu umwana wa leta broski nago nje nakwihakana ababyeyi banje bro iki gihugu nicyo cyatumye nkura nago bigeze banyitakana uranyumva neza ibindi bihugu ucaho gutya babuza hurara bakakugira imbobo bakanakwica bakagukuramo izo byiko bakagukuramo umutima ariko iki gihugu naraye hanze rimwe ubwa kabiri ndara mu nzu we madafa kuri igiti cyo kuza kuncira urubanza wagicucuwe wangegera we twinjiye mu kiganiro iyo yari introduction ngo Jacky ngo ukuntu wambara ngo ubusa bebe niyo zahabu yanjye ni umutungo wawe uyu niwe mutungo wanjye iyi niyo nzu yanjye broski ubu nibwo buzima bwanjye ni uyu mubiri ureba niwo ndwanira nta mama mfite nta data mfite nta ruhinja ndiza uranyumva nta n'umuryango nta na famille broski uranyumva neza nirwanaho namara kwirwanaho nkarwanira n'abandi uranyumva nkarwanira abandi abatagira iyo baba abadafite icyo barya nago ngiye nshobora guhereza umuntu ngiye utamaye nago nshobora guhereza umuntu ufite amaboko abiri n'umutwe urumva kandi ikintu ubona yuko afite gukora ikindi ubona yuko ari inshinyaguzi ari aho ngo yasamye broski akugira ngo ngiye njugunya amafaranga ku muntu udafite ikintu azimarira ku muntu udafite ikintu kire ku muntu uraho ngaho ukigoryi mani w'ikimara urumva ugitaha iwabo ukimangamanga ukirata ubusa broski akugira ngo amafaranga rero nongeye kuyapfusha ubusa inshuro ya gatatu bro uzabakobwa nafashije benshi bishatse nabatanze kuko mfite uburenganzira ni benshi ariko sinshobora gukora iryo kosa kuko ni icyaha naba nkoze naba nikururije umuvumu urumva wo kuvuga ngo byagenze gutya ariko never wafashe gikise ngiyewe nakoze akazi kanjye urumva ko gufasha ndafasha birarangira umukobwa anyereka yuko ari umukobwa nyine anyereka ko yareze tuza ariko ntibyamuhiriye uwabimukiye cyangwa umwanzi wanjye nateze kugira amahoro bro nge ndabibabwiye na mwanzi wanjye uteze kugira amahoro ikiri cya kabiri akugira ngo Jacky nongere gujugunya amafaranga yanjye ngiye Jacky naruhiye ngo nyajugunyira umuntu yajugunyira umuntu ikiremwa agenda azunguza inyo nzajya mu muhanda afata imbobo mani z'abahungu abasore bro bagenda bagakora ikiyedi bakuzuza inzu y'umukiri kuzura ngiye nifata utwana dutoya tw'uduhungu fata utwana dutoya tw'udukobwa nuhereze icyo barya uwo munsi baramuke ntago uzaho umuntu uzunguza ibuno azunguza inyo hawuzuyemo amabyi nase we ntago ujya ubizunguza ntazunguza simba nakoreye ayanjye none nabo nyine bayakora muri Jacky bizongere okay ashwari karagaciyeho twarimo dutangiye iyamye icyo bise inshanutse kandebe neza harya ibindi ni ibihe Bose warakaye ngira ngo pizza wariye na promotion waretse nkivugira waretse nkivugira oya batemo no sare kibazo cyane we Jacky ngo duhora dushwana ko nta beef tugirana ya danger ko tugirana beef imbere ya kamera nasije kura mu bwije ninde wo kwanga inama zanjye man kugira ko nkwanga kandi Jacky ntarafungwa ngafite ngabayobozi ngo bamuvugira ngo twe ntabo dufite
bafite abayobozi bamuvugira ngo batatuma ngufite abayobozi bakuvugira Jacky ndi hano kuri Gasuku Media niba ntibeshye uranyumva neza ndakumva Jacky ndi hano nka Jacky kugira ngo murebe ino channel Kigali Magazine iyi channel ndabyibuka nayikoreho ibiganiro bitarenze bibiri bitatu bine ingahe Titi Blaze ni umuntu wari inshuti yanjye nizeraga nyine yari igi yawe like igi yanjye Titi Blaze urivuye muri gereza ego ariko icyo twafanaga ni iki amafara inote nta nshuti ngira bro inshuti ngira Kamaro na Sky 2 urumva ariko nabo warigeze imwe na rimwe mba niteguye kubabura da kuko ngewe mpamagaze bwuma nta muntu mpamagaze bwuma nk'umurara wanjye nipanze akazi nkavuga ati reka mbarabure nta muntu Kamaro ugira uranyumva uriya mwana w'umusore wahita mutanca mu ijambo mugatuma bimvanga ariko mwabaye ready mukumva ariko uriya mwana w'umusore ngo ni Titi Blaze twapangaga akazi akanyishyura yanjye uriya mwana nta n'ikintu namushinja yishyura neza pe nge yaranyubahaga akaba amafaranga nshaka nyeneye akanangaburira akanameza n'icyo kunywa kuko sinaza kuri tere ntari burye ntari bungu nikundira kwirira muramenye baye mbibabwiye kandi nakoreye yanjye naza tugakora akazi akakugabura kana kaguha yuzuye tugakora akazi tukavuga ibyo tuvuga nkatukana nkagera gute ibitutse aho kugira ngo abikata ahubwo akabisohora akabirekura urumva icyo kintu ngiye mbwira abanyamakuru mwabanyamakuru niba mwatumiye umuntu mubizi neza yuko ari ikintu kirabashirisha mu mwembi nta numwe bisize inyuma gikore edit neza making sure yuko kano kantu katari bukoresha umuntu amahano cyangwa amakosa ngewe rwose kambabwiza ukuri Jacky nyurwa ari uko mvuze nabi iyo mvuze nabi nibwo muhumeka ntago nzi kubindyarya bro iyo mbwije umuntu kuri nibwo muhumeka nibwo mbyibuha bro nibwo mbyibuha pe iyo mbwije umuntu kuri nkanya nibwo mbyibuha Titi Blaze twapanze akazi tumaje kugapanga iriya channel yari afite gahunda yo ko tuzajya tuyikoreraho ibiganiro byanjye gusa tugatumiraho abatumirwa none reka shira ukuri kose hanze mubone yuko Jacky ngewe ibyo nkora mbize bro ibyo nkora ndabizi tonde gatoya nago ndi bano bakobwa ba Aisha bande zino makuberi zimbobo bro zizi imihanda zikaza kwikorera abantu urumva zikaza kwikorera abakobwa twirwanyeho tugasirimuka tukamera neza umuntu wese ngenda atambuka kanyi bakanerera isari ariko se wowe w'Imana yanjye isi n'ijuru we uzanda uvuga umuntu kumva igisoko cyo kukurya se umuginga none yanatumye ntajya no muri salo none numva aca no kwigira no muri salo Titi Blaze ngiye kubivuga Titi Blaze twapanze akazi Titi Blaze ntago ushaka kuvuga nabi urabisi kuko nta kibi wigeze ukorera waramusuye muri gereza ariko naraguhannye wanga kumva Titi muri gereza waramusuye se muri gereza musura nta mwanya nari mfite kuko nibaza nanjye biramutse bingwiririye ntabwo yaza ikomereza abangeraho ndabazi banjye ndabazi sibye yuko ngiyewe nateze gufungwa atagenda gakeya Jacky ndashinganye Jacky magaze ku maguru yanjye abiri nindamukamenya iraso cyangwa ngapfumura inzu y'abandi cyangwa nkiba umugabo amafaranga nashonje aho ngaho rwose muzaze munyambika ipingu ariko ntabwo muzigera munyambika ipingu kubera umubiri wanjye urangaburira umubiri wanjye ni zahabu umubiri wanjye niyo nzu yanjye mfite hano mwisi bro nta mutamenwa mfite ndacyari umwana mutoya wirera wirwanaho nararakaye bro ntago wazunera iseseme mani umaze amezi abiri mu mihanda amezi abiri bro uvuga ubusa wigiki twe tumazemo imyaka ingahe uri kuza uvuga iki mani Titi Blaze mani ni ari mu bantu bamembaga neza nkajya tugapanga akazi nkavuga ibyo mvuga nkigendera Titi Blaze dupanga iriya boro yiko nzajya iriya channel yiwe ko ari ngi uzajya uyikoreraho ngewe nawe ubanza wumve ngewe nawe tukagabana umushahara
amafaranga azaba yavuyemo yo guhembwa kuri YouTube twari dusigaje gusinyanya kontara byonyine ariko ibindi byose twari twabipanze ndavuga ati rero Titi Blaze tuzadukora ibintu bitandukanye bimwe na bimwe nawe ubwiye ukumva afite ibitekerezo bizima uriya mwana w'umuhungu afite ibitekerezo ahubwo yashyizemo agacupa n'ikigara arimo kimushora kikamushuka kuki kiro Titi Blaze akaba ariho ufungwa urubizi ubita kari inshuti kiroso ko adafunzwe ubita kari inshuti kandi bakora ibyaha birenze ibyawe bro kanura reba abantu muri kumwe man ureko kuneza uwo mukobwa man umaze amezi abiri mu bihanda yikaraga byaranze byaramucanze ari gutwikira kuri Jacky never do wallahi do Aisha ndarahira izina ry'Imana yuko utazigera ukira kubera Jacky kereka nubanza ugafunguka mu mutwe urumva izo PS zatakaye kongera ukazisubizamo ugakanura ukamenya ubwenge kujya umunyamakuru akurusha ubwenge yo murusha ubwenge mon cher icara wige petit uraza ukicara kuri cyo no kugeza 5,000 ukajya guteganya mirambo ukayizenguruka uri utega wowe Aisha ntabwo nabura kukuvuga mani ntabwo usanga Jacky bro ntabwo uhuriye na Jacky ntabwo nzigera ngiye nanga kubabwira ukuri mani nanaho uhuriye na Jacky bro nanaho uteze guhurira nanjye mani biri seriye sibye ko twagonganira mu mbari nyine ewana ariko mu by'ukuri neva ntabwo twakicana ku ntebe imwe Aisha none aho bigeze none ndakwanga none ndakurabuye uri umwe mu banzi banje kiza ku rutonde nindamuka mpfuye Aisha uzabazwa iraso ryanjye ndakurabuye man no gufasirije mwana reka nkubwire umunyamakuru ari kukoshya ugakeneye views ibyo 5,000 ntabwo byakwishyurira inzu ibyo 10,000 ntabwo byakwishyurira inzu ibyo 10,000 ntabwo byakushyira muri salon nguse neza man ntabwo ibyo 10,000 cyangwa ko kanwa karimo amagambo arura asharira man utabasha no kwigura ivuta rihenze ngo uzuri kwaka bro ntabwo ubwo bufaranga bwa makeya 5, 10 ntacyo byakumarira udafite inshuti nzima man ngo zikubwiza ukuri zikwicaze wige man ubu none Jacky unaje kubaga nakinya Aisha yewe ndaje nkurabure nk'umukobwa mugenzi wawe mugira inama ariko sinje ngo nkugira inama kuko sindi nyoko wakubyaye ndaje nkurabure nk'umukobwa mugenzi wanjye nkuko narabura karashika yindi iruhande shaka bro uranyumva cyangwa naguri kunyu bro sikeneye fight yanjye nawe nabi musanze twararwanya abona yuko ibi byose bishoboka gera haravuga ati harahiye none atariko niteje karashika reka nibonera nakinaga mu bitari ibyanjye rero reka nkubwira wa mwana w'umukobwa we ushaka wamenye ubwenge ugakuraho icyo gihu kikuri gutya Titi Blaze ikintu ukuntu byagenze reka nkomeze yego Aisha sindagusomera nari nakubwira se Titi Blaze byarangiye urumva yacano ayizanyeho bayisiyaka ba Aisha banukira kuri cano ye nabwo se bro kandi mwapangaga projet gukorana nase bro iyi cano umuntu uzongera akayimbonaho nza kuyikoreraho bayinukira usazagira ngo ndikushegajega nk'aba ngaba bameze nk'abasazi yego aravuga ngo urabona ngo nyine ngo I'm sorry ngo nanjye biba byancitse ngo ibiki bigucika bro abantu bari kunukira kuri cano yawe uri gushaka kuyubaka uri gushaka ko ngufasha kubaka cano yawe uri gushaka ko dushyiraho projet zirenze ziremereye bro ariko wowe kugira ngo utekereze uri kuzana bayisiyaka ba Aisha bayaka bakaza bagakora mu bitsina by'abantu bagakora mu mabere y'abantu bakaza bagatukana kuri Jacky bakamwandagaza bakamugira inuza bakamugira itorosho ese ni gute ubundi bari kubona amahoro disi we nta mahoro y'umunyabyaha ariko niko birivuga warangiza Titi Blaze ngufite inshuti harya nazo nazo pe inshuti yawe ni icupa sheri iyi drink iyi ndakurabuye wallahi do Allah pardon ndakurabuye iyi drink izoga tunywa inshuti yawe ni note man inshuti yawe ni drink broski uneye umujinya kuko waje kwagserera uwo mwana w'umukobwa akugira ngo mwigire inama muvuga ati muhinduke ahubwo muri kuza muvuga amabanga yaho muvuye ese mwacecetsera mwacecetse muri kuvuga iki ninde wabatumye ngo muvuge
Inshuti Blaze bake murangije muba muzanyemo Jacky rero kuvuga Jacky nakasa mutwe rero ndakwiyamye kuvuga izina Jacky muvuye mu byanyu ndabiyamye bavuye gereza muvuye muri gereza bari barabamanitse none barabamanuye muraje sasa imihanda ngo Jacky ase wa mwana w'umukobwa we uzarya uko wavuze Jacky ariko ndanarenze burya munavuga munarya uko mwavuze Jacky ku note ya 5 baguha ku note ya 10 baguha birakumarira iki se kunyandagaza wamvuze neza urimo uravuga iki peti yangu kutazi ikibuga man waje nabi Aisha waje nabi niyo mpamvu utazigera utera imbere peti yangu uzahora uri hasi wowe ntago wakipanga akazi ngo bikunde ntago wakipanga akazi ahubwo uri kwihamagarira indi gereza ya kabiri arongera afungwe urimo urambaza iki nje kuri kumbaza iki wa mwana we ko najya ninjira mu buzima bw'abantu ko najya ninjira mu buzima bw'abantu mwabantu mwe mw'abanyarwanda mwe ntajya mfata umuntu ngo mwandagaze ariko kuko yanshoto reka mbabwire mw'abanyarwanda mwe muri ahangaha nongere nsubizemo mu byumve neza umukobwa yanshotoye yanyinjiriye bro yanyinjiriye arancotora aravuga niyo mpamvu rero sasa ngiye Jacky nagiye gutukana muzi karaga twiko mu bikwame ibintu byo kwambara ubusa none cyane we Jacky ngo duhora dushwana ngibintu ngo byo gutukana ngo bazi karaga twiko ngo ibiryo kwambeka nkuraburi amagambo naho ahuriye n'imyambare y'umuntu amagambo naho ahuriye n'akazi umuntu akora urumva mwige gutandukanya entertainment n'ubuzima bwa buri munsi bw'umuntu broski nago bazi kubitandukanya mwige gutandukanya showbiz mwige gutandukanya social media mwige gutandukanya social media n'ubuzima bw'umuntu Jacky ngewe ndi umukozi Jacky nzi kwirwanaho Jacky ndi umukozi bro sineze gusabiriza cyangwa ngene nege mu muhanda amagarare nka Aisha Aisha nago ndi ku rwego rwe wa mwana we genda gake ubwo bubabo bwawe bw'inyamirambo ubwo burara bwawe bujyane ku buzima bwawe ariko Jacky ndakwiyamye niwongere kumvuga please Aisha nakugiriye inama yo gusaba imbabazi gasuku ibyavuyemo wabibonye Nikasuko wamfungishije wa mwana we narakubwiye twegeze twarahuye dukubitanira ahantu nigiye mu kazi kuri cano mwana ndamurana navuga ati wa mwana we numva aravuze ati ribu yamuhamagaye ndavuga ati ngaho ese urazira iki ati ngiye na telefone nayikuyeho ndavuga ati telefone ariko avuga ndavuga ati wa mwana w'umukobwa we wajya muri gereza utajya muri gereza saba imbabazi gasuko genda gake aravuga ati se bimeze bite ndavuga ati ngiye nakugira inama yo gusaba imbabazi gasuko numara kumusaba imbabazi uzagira amahoro bro nago ngiyewe nemera biriya bintu by'uriya mwana w'umukobwa yaje aza gukangisha aza gutwikisha byo kuvuga buryo kingo yaguriye Indaya gasuka buza abakobwa rongora b'imvi IP barenze ku buryo we wanuza we uza kugurira gasuka ngo Indaya nguramwishyurira ngibihombe 10 Jesus gasukuza abakobwa ahinduriye ubuzima nanjye ndimo nkubwire nongere nicare nkwigishe peti yangu nkubwire ukuntu gasuka meza se nkubwire gasuka wari we peti uyu namureba wikanga ugira ubwoba uzigasuka abakobwa tunze yishyurira amazu buri munsi ijoro n'amanywa uzigasuka abakobwa ashingiye utubari ashingiye amabotike uzabakena afasha buri munsi uzabana kuri imihanda nasike we w'imbobo man uracyari imbobo peti uracyari imbobo nyamiryose nyamirambo wowe uri imbobo kuko nta muntu muzima ufite abo banyamakuru baragushuka ko mupanga akazi gusa nibyo mupfana mugapfana amacupa ariko urwaye nta wagusura ubuza kwishyura inzu niba unayifite aho urara ntago mbizi niba utarara mu biferege ndabizi neza ko nawe wakwishyura iyo nzu kuko ukuntu usa byonyine mana n'ukuntu byonyine ukuntu ugaragara hafi kabisa ntago birya kandi mubwire ndakubwiye reka mubwize ukuri Aisha niyo wanyikuruje wancotoye umuntu wese ucotora ndi fight nawe aho nibazo bikomeye cyane Twendelea batana ruji twagiye ata ariko niyamye inshanutse nka Aisha ndayiziyamye Aisha it's my business bro it's my business nago Jacky kubanaza kuri kamera ariko kazi konyine ngira
byonyine urubuga rwa Instagram rurangaburira we peti yangu genda gake WhatsApp yanjye irangaburira nimero yanjye nunze muri telefone irangaburira uko guhostinga nshimye yuko avuze ngo ngaho hostingira ngo barahazi ariko se mwabe mwitonze ko nifitiye utuntu utumanyeri twanjye bateguye ora dushwana ko nta beef tugirana beef mugirana ariko nazo tugirana ariko ndakwanga nasibye kuramubwira urinde wo kwanga inama zanjye manje ahubwo se urinde wo kungira inama wakana kagakobwa we urinde wo kungira inama uvanye toroma muri gereza uje kuyitura Jacky ariko peti yangu wambabariye wambaye gukoreka kunzana mu bibazo byawe ko ushobora kugenda nawe ukongera ukanyerera ukisanga ahantu kuri sima kandi ko baravuga ngo wishinze niyo inda birarangara harya kandi Jacky ntarafungwa ngafite ngabayobozi ngo bamuvugira mutwe Aisha kankubaze ayo magambo yose agiuga homvomva kuri channel kuri ngo ka Kigali magazine da ukavuga buryo kingo ukavuga ngo Titibre shatse wafungura uwo mutwe wawe uwo mutwe wawe ubwo bwonko bwawe burimo amazi burimo ibikoma shatse washyiramo buto ugafunga neza ukareka kujegajega ni wowe wamwaksereye murashaka kongera gusubirayo gukani ngo Jacky ntarafungwa agurafungwa ngo bashaka kujya ese mushaka ko mfungwa ngo bigende bite ese ni imfungwa muzasigara mubwirwa nande arinde ubabwira kibintu kwa mbizi neza yuko ngewe Jacky nipanza akazi kandi karanyinjiriza bro ase mujye mubanza murebe n'urwego ndiho bro Jacky ngewe nge nduwondi we uri kunyifuriza gereza urinde wo kunyifuriza gereza ntabwo nari iwanyu sinaje kukwicira nta mugabo wansanzeho wawe urumva ni wasanze nisha umuntu namenye amaraso urinde nta nuwona kubise ndetse nta nuwona komerekeje urinde wo kunyifuriza gereza uvuye gereza agashyari karakwishe ariko Jacky buriya afite imitira Jacky unago ngufungwa wa mugani kandi ngo wambara ngo busa ngo bakavuga gusa bagafunga mbabwira ubwo busa bwanjye nzahora mbwambara reka mbabwize ukuri nzabwambara we yaba data nzabwambara none se ushingikirije icyo reka mbabwira nzabwambara nejo mbwambare nongere mbwambare uzikintu nishingikirije nuko ndi mu gihugu cy'amahoro n'umutekano abandi bone bakirimo banza ndavuze ceceka n'amakuru rero kamabwire utamvugisha amanga muri gatuma mvuga amagambo adavugika ni mu gihugu cy'umutekano n'amahoro igihugu giharanira uburenganzira bw'umuntu igihugu kikubwa ati kura amaboko mu mufuko ukore ureke gusaba ureke gukorakora ikindi kikakwigisha gufunguka mu bwonko ugakora bro ugafunguka mind yawe ukareba ukavuga ati sibi bintu ni ibiki ukoresha ubwonko mindset bro mani njewe makambabwiza ukuri ubusanza bwambara nejo nzongera nejo buni nzongera usa n'ubwanjye atsa genda gake none bo ngo barabivuze gusa barafunga zahabu yanjye nabibabwiye niyo zahabu umubiri wanjye nicyo gicuruza cyanjye nicyo kingaburira nafite uyu mubiri se mwamenya nafite uyu mubiri se mwakagombye kwa muzi Jacky nafite uyu mubiri se nakagombye kwa ndi kurya cyane nakagombye kwa nicaye ahangaha ariko kuko mfite umubiri wanjye ukonta biragukorera unkorera utuntu twayo kubera iki kuko ndamwitaho nkorera amafaranga nkawugaburira ukamera neza nkawitaho kambara neza haryoha koko ariko se ngo abantu ngo batukana ngo bazi karaga twiko gutukana se ndutaratukanye cyane nde mu datukana reka gutukana bavuga hari abantu barengera bakavuga nk'ibintu bidakwiriye kuvugika nkuko nanjye yego nageraga hamwe avuga ibintu mu mazina yabyo bikaba bibaye too much ariko mu byukuri ngiye nagezeho ndabigabanya ndavuga ati ibintu ubwo leta ivuze ati gutukana birahanwa reka ngira utuntu nkosora duke ubwo ngewe kamere yanjye ngiye mba nge nagitima kibi nigirira ngiye ibintu byanjye man nge mvugiraho Nikomereza na genge yanjye yose irabizi bro ndavuga ati meze bite se wa murezi wa muginga nkivugira ibintu bira ariko disi nta mutima mubi bafite kuko ni umuntu wanje mba ndi kurabura urumva muri kubabwira nta mutima mubi ariko mu gihe rero nahunzanye umutima mubi kanange mukuzane Aisha I hate you
uramwanga kubera amagambo yavuze ndakwanga pe nese kuki uwo nyirica we avugiraho we bite baba batabipanga Aisha ndakwanga pe ndakwanga mu buzima Imana izandinde kongera guhura nawe ahantu ko byazagukoraho wamugira nabi se wamutera ubwoba mugira nabi se mu biki Imana izandinde nyine kuko yatuma icyo narindi kunywa kitamanuka agatuma nicyo narindi kurya kitamanuka akanatuma natekereza neza mu mutwe yawukasira urumva ariko mu by'ukuri Imana ngiye uriya mwana akamubwiza uko niba ari intumva niba ari iki man Aisha none reka nkubwiza ukuri I hate you ndakwanga man ndakwanga wa mwana w'umukobwa we apana yishuri ukina filime ayishuri uretse nyiri nkindi uraye Aisha naga ari ndi kuvuga Aisha no mwanda w'inyamirambo mukarage imbyiro broski imbyiro mukarage uvuga iminwe ikamwumiraho utazi no kwisigana rabe Soni ariko sa murahatetse yo muri kuvuga ariko buri wifata ukicaruka unamaguru yawe biri kuko ukavuga Jacky sasu nkanjye uri gushaka iki uri gushaka iki ngo nkaburiye ngo ibintu byo gutukana ngo mwitwa gatwiko ngo ibintu byo kwambara ubusa aje guhugura nyina Gereza ngo Jacky uramubwira iki urambwira iki nyine nese urambwira iki wese aramubaza ngo kubwira iki nese ubundi uramubaza ambwira iki nyine murabura guhangana na Torama muvanye muri Gereza muri kuza muzitura abantu naho ubwo muri kumbaza iki ko ubwo babana ari bo bizira ubu mukanye rwaje urebe do barasubirayo aka cyakora basubiyeyo nakugendera kuri hategeka Imana waravuze ngo arafungwa nta minsi birekiye ase ni rimwe ni kabiri uriya mwana w'umukobwa yaje anyifuriza Gereza ni rimwe ni kabiri akagutangayo akazamo amagara bamamaga kuri telefone mu kiganiro wanyifuriza Gereza akakora ikiganiro anyifuriza Gereza ariko ni gute wifuriza umuntu kibi ngiye kamubwiza ukuri umuntu wese uzanyifuriza ikibi mana y'isi n'ijuru mana y'u Rwanda mana y'abanyarwanda mana irebera imfubyi n'abapfakazi ndagusabye ngo umuntu wese unyifuriza ikintu kijye kimuzaho kimugarukira incuro igihumbi inshuro igihumbi kisubiranyamo cyongera kisubiranyamo kugeza igihe yapfuka mubwiye ku giti cy'agasaba imbabazi akaba ari bwo muvumo muvaho kandi uzabibona cyenda ndavuga kandi bikabo ntago ndi umuhanuzi ariko ngiye umutima wanje ububabaye akababaro kanje man kagera ku Mana bro kagera ku Mana kandi kanyumviga ku rutuntu twa igasubiza nyine kandi iragusubiza koko kandi kakubaga nakinye akoze ko nyango usenga nasenga se none se mbayeho ubu gukorera no mayoga nkwa cyangwa amafaranga nkorera ese iyo ngiye kuyakora nago nyibwira nkabwa ati manu ndindi zindyajya undinde mveyo none gitaza ko ngubita icyuma Aisha mane nago ngiye ngisambana urasetsa ako mu by'ukuri man tugabanye blague yewe narakaye giti Brezi ushatse wagenda gakeya mu maguru mashya urumva cyangwa ugasubirayo ushatse wagenda gake ntago ngiye mwifurije gusubira cyangwa ngo mbifuriza gusubirayo ariko nibareba nabi mwana biri seriye ngewe murabura kugenda gufata Torama zanyu ngo muziture ubuzima bwanyu murebe ukuntu mwakosora ibintu ahubwo muri kongera kuza kunwikiraho mani mushaka baramuko uri brandirega ndi brand ndabizi ngewe ndabizi ko ndi brand pe ariko se kutunze benshi ndabizi pe ariko se kubona ndi brand ni ngombwa ngo uzunyinjire mu buzima bwanjye uzuncyanukaho ngo bitutsi ngo kwambara ubusa mfite ibyo nerekana genda gake nambara ubusa bebe